If you can breathe, that's the great thing. If you think the breath you have, can thank God. Let's praise God. Even though you might have prayed and you haven't gotten the answer yet, but remember, you can still breathe. Hallelujah. There are many people in the hospitals. They are using the ventilator to get breath. But you didn't give out everything. And it's not your righteousness, but it's God's grace. And you can say, you are the hope. Presence tonight, Lord. I can feel your presence, God. I can feel the worship tonight. Yes, Lord. Kuna sababu Bwana.
Yesu we ni wowe byose bihanze amaso watubereye tekereza ibyo Imana yakoze kuva mu kwa mbere kugeza uyu munsi watubereye yakurinze indwara yakurinze impanuka watubereye uhoraho ni wowe Mana muzamure amajwi cyane uhoraho ni wowe Mana we ni wowe byose bihanze amaso Mana we ni wowe Yesu we watubereye uhoraho ni wowe Mana Yesu we If you can breathe, that's the great thing. If you think the breath you have, can thank God. Let's praise God. Even though you might have prayed and you haven't gotten the answer yet, but remember, you can still breathe. Hallelujah. There are many people in the hospitals. They are using the ventilator to get breath. But you didn't give out everything. And it's not your righteousness, but it's God's grace. And you can say, you are the hope. Ni wowe byose
warakoze Mana watubereye ibyiringiro Yesu warinze itorero ryawe Mana we watubereye ibyiringiro watubereye ibyiringiro Yesu we turagushima uyu mugoroba watubereye Mana we watubereye uwo kwizerwa Mana we watubereye ibyiringiro Yesu we watubereye ibyiringiro warakoze mwami w'abami warakoze Yesu warakoze Yesu warakoze mwami w'abami warakoze Yesu warakoze Yesu warakoze mwami w'abami warakoze Yesu warakoze
warakoze warakoze warakoze Yesu warakoze zamura ibiganza byawe warakoze Yesu warakoze warakoze mami wabami zamura ibiganza byawe hari icyo Imana yakoze ku bwawe warakoze